niba ndi buce inyuma y'imiyenzi cyangwa ndi buce simbizi. Muramubona hakurya ari kurunda amatafari. Madamu Innocente, madamu wanjye Prophet. Byakomeye. Yakomeza ariko nitsimbe paka ngiye kumwegera. Sinzi rero mu nsengere ntago byoroshye. Amanyaguye yose arayamaze. Ntago byoroshye mukomeze mu dusengere mwokagira Imana mwe ataramvumbura mu dusengere ntago byoroshye. Kurunda amatafari muramubona amatafari hakurya ndi gukomeza kumwitsimba ndi gukomeza kugira gute. Ntago byoroshye nyine. Iyo wifashe ukaseka ndi mu makazi uri kunkamera tu none nse njye namvuye mu kazi cyangwa ubusi ndi mu kazi mbere kunkamera rero ngire kugukamera cyane cameraman uri kugukamera so muhaye uburenganzira nashaka kumena kamera yo kumubwira ngaze hano mutabyumvikanyeho nge ndarengana nanze kuza muri kamera cameraman kurahiya kamera cyangwa nyimene mwese muhebe. Ibihe byiza kuri wa muntu wakoze subscribe kuri Sadunda TV. Nizere ko umeze neza manadahari. Nizere ko umeze neza cyane aho uherereye hose burasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali muri Amerika, Australia, Canada n'ahandi. Ndizera ko umeze neza cyane. Ndizera ko mushima Imana. Natwe turashima Imana. Nagiye gushaka amaronka ariko ndaje ngera mu rugo nsanga mu rugo badahari. Ariko amakuru ahari ngira ngo namwe mwamubonye ari kurunda amatafari handi twubaka. Ni uri kubyikorera abafundi ntabahari. Sinzi niba atari bunyice mu nsengere. Muri iyi minsi ngiye kuzajya mugwa gitumo mubereke ngire gute. Dore kurunda amatafari byamucanze. Ni handi buce inyuma. Niba ndi buce inyuma y'imiyenzi cyangwa ndi buce simbizi. Muramubona hakurya ari kurunda amatafari. Madamu Innocente, madamu wanjye Prophet. Byakomeye. Yakomeza ariko nitsimbe paka ngiye kumwegera. Sinzi rero mu nsengere abafundi ntago no munsi bakoze. No munsi twabuze ibiceri, twabuze amafaranga turabahagarika. Tugomba kubyikorera bimwe ibindi bikatucanga mpaka tubonye amafaranga tukagira gute tukabagarura. Kamutungure rero mugereho. Nimara kumugeraho turebereka nitsimbe hano. Nitsimbe hano ajyaza terura itafari mureba. Ntago byoroshye. Amanyaguye yose arayamaze. Ntago byoroshye mukomeze mu dusengere mwokagira Imana mwe ataramvumbura mu dusengere ntago byoroshye. Kurunda amatafari muramubona amatafari hakurya ndi gukomeza kumwitsimba ndi gukomeza kugira gute. Murabona ahantu tugejeje inyubako ntago byoroshye nuko nyine twabuze amafaranga twabuze ibiceri kugira ngo twubake iriya nzu niyo tubamo. Kano kazi umubona kari bitara ritendera niho tuba nimo tubamo. Hanyuma kinena ni akanyubako ko ku ruhande turi kubaka kugira ngo uyu mushinga ntago uba woroshye upanga ufite uduceri nyine. Ariko twebwe twapfuye kubipanga bya cyana kubera ko twari tubayeho tuba mu w'abandi. Burya inkoko y'ahandi itaha kare niko babyita. Iyo utaha mu kw'abandi utaha kare ntabwo utaha nko mu kwawe. Ndakitsimbye murabibona ntabwo arabimenya ko mpari. Ariko umunsi yamenye itari isaha ari bumenyere ko ndahangaha karambaho. Ndi kumubereka abantu mwakomeje muvuga ngo muramukumbuye mugeze gute. Ndahira katambumbuye meze bite se.
ese uri kuyibumbira bimeze gute? Nako uri kuyirundira? kugira ngo yume ayume yapanga hariya. Ni kugira ngo yume? Nyine aho wagiye byakunze. Nyine aya matafari bimeze gute? Ni kugira yumye ndi kuyashyira ukwayo. Yatumye. Ukagira kirimo gukora n'iyi. nyine ayatumye bimeze gute nyine? ayatumye uyashyira ukwayo, ayumye ayumye uyashyira ukwayo, ayatumye rero kumenera ntuzi. Aka niko katumye n'ubu ngubu bigenda. Ukamene turebe nyine ko kamena. none se katureka ibintu bya brag, ntago ndi bwongere ku nyine. Kaze kakuriye beze ngiye aho nagiye ntago kandiye. Byagenze sawa nyine. Ya minsi y'abantu nyine. Ese tugire gute? None se ko ariko iminsi igira. None se babafundi ntago baje gukora, byagenze gute ku buryo uri kuyirundira? Ntago baje. Ndetse ko bagiye bamaze gushyiraho itafari rimwe ryonyine. Iyo bashyiraho nk'amatafari abiri wenda bakanganisha na hariya hagize. Babyubatse cyane byagwa. Babyubatse cyane byagwa. Barareka bakabanza kagace kakuma. Ngusobanurira nk'umuntu ugiye wize ubwubatsi. Ambaye wize mate physique arya ni PCM. Barareka haba twayiganye. Se twayiganye. Urumva? Noneho urabona hahuma. Ntaya hepfo huma. Ubona iseni. Baraza bongera bashyireho andi matafari. Cyakoze wa mugani. Bageza hejuru none kugira ngo nirigwe ajye hariya handi hume. Gutyo porampora. Ibintu biri bugende biseni ziboneka. Kamafaranga agenda aboneka. Hane hatari budget nyine ni budget ya cyana. Ari ya cyana. Nuko amafaranga naga bikika. Ni hatari ntabwo byoroshye. Ayangaya tutanayakoresha ntabwo tukiya. Cyakoze wa mugani hano harimo amafaranga da. Abayariwe kera. Amafaranga nawe. Ya mushinga kuri ya mushinga dufite wo kugira. Ya mushinga wo kubaka nka turiya dushambrete nyine. Twumba nyine twabakodesha. Tubonye nk'amafaranga yaba bizima. Yavamo. Yako hano havamo nk'ibyumba wenda byinshi ukuntu uburyo byadufasha wenda. Ibyumba reba. Itanu. Hariya ariko ntabwo harimo itanu gusa. Umwe kiriya ni icyumba na saro. Cya cyo hakurya ni icyumba na saro. Icyumba na saro, umuryango umwe 2 3 4. Hano naho akaza 5 6 naho akajya nk'indi. Imboga si cyo kibazo. Imboga ntabwo ari cyo kibazo, ahubwo umuntu ikibazo ni amafaranga yo kubirangiza. Umuntu yabirangije niyo mboga yaboneka. Rwose ko n'imboga uzi ko amafaranga nta kintu adakora. Imboga ntabwo ari cyo kibazo. Umuntu afite n'amafaranga, imboga rega yava n'umuntu amafaranga akora ibintu byinshi. Amafaranga nayikuyeho ariko nayikuyeho kamera ahubwo turi kuganira bisanzwe.
kamera njye nayikuyeho rega nayikuye ye kamera nayikuyeho rero ari amatafari ni danda rero subwo uri kuyarunda utya kuni ko barunda amatafari nuko kugira atameneka kandi byongeye nibaza kubaka kugira ngo ntibizaba bizaborohere bafatira amatafari hafi hari abantu ngo bari bagukumbuye se mujya muvugana babafana bacu bo kuri batuvugisha ku ma WhatsApp jya muvugana arumfitiye nimero se wamugana baragukumbuye niba tuzashyiraho kamera ryari bakakubona niba bizaba ryari niba tuzasubira kwa Kenny kuri Kigali Trends mu Rwanda hirya iriya kure ya tuzasubire tujya gukora ibiganiro bongere bakubone bagukundira kwa Kenny nutajya kwa Kenny ngo baragukumbuye hari ibiganiro ncisha kuri channel yanjye byinshi bakambaza ngo madame ari he ibiki n'ibiki urumva rero ngo baragukumbuye nayo tuzakora gute kugira bakubone si shaka nimero yawe abafana se ko ari abafana wagira ute nyine nakundi umugore wawe mu kiga rero nakarimo byo nakarimo byo ntago byoroshye kujya guhiga nanjye mbyuke nica none se utabonye amatafari we wakora iki wahiga iki kindi ntayabumba wayabumba ya ni dani ntago byoroshye rwose ukareba ukuntu biryoha ahubwo yatari bikaryoha mana yanjye wa mugabo wambabariye iki niko nicecekeye kugira ngo ndebe ukuntu bimeze guceceka no gukamera bihurira ndetse njye no gukamera hanyuma uri gukora iki mw'abantu mwe mwabibonye umugabo udashaka kumvira umugore we nese njye nagukoze uri gukamera nese njye nagukoze ntabwo byoroshye nyine iyo wifashe ukaseka ndi mu makazi uri kunkamera tu none nse njye namvuye mu kazi cyangwa ubusindi mu kazi mbere yo kunkamera rero ngire kugukamera cyane cameraman uri kugukamera so muhaye uburenganzira none ashaka kumena kamera yo kumubwira ngaze hano mutabyumvikanyeho ndarengana nanze kuza muri kamera cameraman kurahiya kamera cyangwa nyimene mwese muhebe yimene ngo turahungutse gira cameraman akurahira kamera hirya mwana we ino ni daje ntago byoroshye no aya mabuye buri amukanya mwayakubitirwa mugira ngo ibintu bizira twayakubitirwa cyangwa twayakubitwa ayakubitwa munayakubitirwa ntago byoroshye iyo kamera bayikuye harekutse bari gukamera hakurya kamera hakurya mwana ntago byoroshye ariko hari abantu benshi bari bamaze kuvuga bati baragushaka barenda kugira ngo mwubaha yabarundi wowe niwo mwazanye ari kuvunira mwiza yabarundi mwabyumvise ngo yabarundi nge nuke kandi abantu bakuntumye baragushaka bashaka ko muganira basi basuhuze noneho batere yamba basi we ndenganye ariko nurenganya abandi kuko bakuntumye nanjye nanga kugira nti ndavuga nti reka mu kuko nje nkabona ari mu kazi reka bariho duhita dufatiranira ari wowe naho ubundi hari gukongoka n'ukuri kw'Imana
ibintu by'amakamera mugenda muzana ubuze kuza ugira uko ugira gira neza ngira ni ngufasha ngufasha nese ngire nteko reka buriya bafana bacu kandi banjye nibo bawe buriya bavuze bati baradukeneye iyo bavuze ngo baradukeneye nyine baba badukeneye tuba tugomba hanyuma se mukaza mutaneguje kuko nsa ubu mwabona muje kuza kugishyira kuri uzuta niba batagushakaga umeze utya si uri mu kazi reka kano kazi ni akacu ni n'akabo dushimira n'abantu badufashije nyine kugira ngo n'ibi bigera aho bigera ndashimira Joanna ibereye muri Amerika ashimira n'undi ntavuze wibereye muri Canada mama wacu ashimira Jamila wibereye muri Canada ashimira mama wacu nanone wibereye muri Belgique abo bose bagize uruhare rukomeye kugira ngo iyi nyubako igere hano igeze ubwo nyine ku mufuka biba bitoroshye ariko nyine turasaba Imana kugira ngo idufashe bigere kure ndashimira n'abandi bakomeje kugira uruhare kugira ngo inyubako igere hano igeze ntabwo biba byoroshye hatari Imana ahantu hatari Imana n'ubundi nta kintu kiba gihari kandi hano hari Imana biragaragara rero hari abantu benshi bakomeje kunsaba kugira ngo muzane ubasuhuze cyane ntago nabarondora ntabwo najya gusoma message yabo cyane bivanye na gituma naye nkuze ku mugoroba banditse baravuga ngo bari bagukumbuye wa mugane wawe ndi ngo urwanywe wayikuyemo itabi no guri pasteri ukuyemo imbuto byose zose uzimaramo nijoro unguye gituma niviye kwiyogera ndi kwitegura kwiryamira byawe bari ibyawe nyine cameraman ati ba byawe bari ibyawe na nijoro ntago video yagaragaraga neza ariko ubu ngubu biri kugaragara wenda ubwo ka kamera dufite kabari akafe ariko kabagezaho amakuru 5 kuri 5 buraje ati ndi kwikorera amasuku kwishyira ibintu ku murongo worohereza abafundi naboroherege ibyo bari gukora n'ibyacu ntago byoroshye nyine ntago byoroshye bazasanga amatafari ari iruhande rwaho barimo kubaka so dusoza rero njya no kurya niba wenda mwatetse simbizi niba byabonetse dusoza hari ikintu wenda wababwira abantu bari bagukumbuye bashaka kukubona nubwo bitari muri gahunda yo kuzungwa gituma uko wishakiye ndabasuhuje cyane kandi ndabakunda amen bakomeze kudufasha igihe cyose tuba dukeneye support y'abantu ntabwo twageze iyo tujya kandi niyo wagera iyo ujya rega burya iyo kiri mu isi kiri mwisha ufata igihe mu ntambara rega kuko nk'ibi ngibi ejo bishobora guhirima ugakenera ko bizamuka cyane ko twebwe burya iyo nta mirimo ari uguhigahiga n'ubundi ari kwa kundi nyine ndabakunda cyane kandi bakomeze bakurikirane channel yacu ya Sadunda TV ibiganiro bihora bicaho Sadunda arakora nubwo naharagera ariko ku mbaraga ze nyeya turi kubura abasabu tumaze kugera muri 850 na bangahe turi kubura abasabu bagera muri 200 kugira ngo igihumbi cyuzure tukabura amasaha agera mu bihumbi 300 ngahe kugira ngo 4,000 bigere tube monetize tukabura byinshi turi kubura byinshi mudufashe mukora amashare turi abana bacu rega mudahari ibintu ntago byaba bimeze neza bomeze mudufashe kugira ngo mu sharing mugere kure ewana n'ubufasha bw'amafaranga rega nabwo burakenewe kugira ngo ababufite hari abatadufasha gusharinga ariko bavuga bati ku mufuka twabafasha twabafasha ku mufuka kugira ngo cano yanyu zamuke
nta kamera, murayibona kamera dufite ni wapi, nta mic dufite, murabona ko ntagaragara muri kamera. Biba ari kwiyeranja, kugira ngo mubona amakuru yacu gatanu ku kandi nta kintu nazakora kugira ngo amakuru yacu muyamenyere ku gihe kandi buri munsi. Aho merereye muhamenye, merereye mu gace ka Mubende, Mubende hafi ya Kampala. Hafi ya Kampala, urumva ugera muri Kampala ukarengaho, abahazi Mubende murahazi, niho duherereye, niho turi gukomereza ibikorwa byacu by'inyubako. Abandi namwe turabakunda cyane, turabakunda mwese kandi Imana igikomeza baho umugisha ibane nabo mu bintu byose bakora cyane. Mukore subscribe, nge ndi Sadunda Manzi, iyi ni Sadunda TV. Ibyo mwansabye ndabibakoreye, mutazakomeza muvuga bati dukumbuye. Ndabibakoreye, Imana ibahe umugisha kuri ya nyubako yacu. Abantu rero hano mwifuza kudukomeza kudusapotinga kugira ngo wende iyi nyubako ikomeze igera hivigire naho igera. Namwe namba yacu murayibuka, yanjye ni 078 y'inyarwanda 0780571079. Yingande ni 07633954 ya Madame Innocente ni 0788 yingande 078875 murabizi. Aho hose mujyeho mutwandikire. Channel ni iyi ngiyi ni Sadunda TV. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.